ari ikigo gikora ku rwego rw'akarere ariko ni ikigo cy'umuryango w'abagize u Rwanda nibo bagishinze. twebwe tubashimiye ko muhaye akanya Ijwi Amerika hano muri kino kigo mwakira afite ubundi dutangira kwakira abana nta vangura na rimwe riba rimwe. Ni ukuvuga ngo nta nubwo tubakira tuzi ko ari abarundi, nta nubwo tubakira tuzi ko ari abanyarwanda, ahubwo hari nk'igihe ugira icyo ukumva umwana iyo avuga afitemo akisa y'ikirundi ukamenya ko agomba kuba ari uburundi. Ariko ubundi abana bose urubyiruko guhera ku myaka y'ubutoya 5 hano dufite ishuri rya materineri, abitatu baba barimo, abine baba barimo, noneho hejuru y'iyo myaka guhera ku myaka y'ingimbi 16 kugeza kuri 30 harimo urubyiruko. Abo ngabo bo bafite n'izindi serivisi bahabwa hano zirimo iz'ubuzima bw'imyororokere, zirimo kuboneza urubyaro n'ibindi n'amahugurwa agiye atandukanye. uyu munsi none ari igikorwa cyabereye Uyu munsi byari birangiza. mwakubwira ibikorwa byari bigamije Iby'uyu munsi urabona ubusanzwe ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka guhera mu mwaka w'1976 ubwo abana b'i Soweto muri South Africa baburanaga uburenganzira bwabo babuharanira, bakaza guhohoterwa bakarenganywa ndetse abenshi amagana bakanicwa babirabura. Urabizi ko muri Afurika y'Epfo habayeho ibihe bikomeye byavanguraga abana bishingiye ku ruhu rw'umubiri, ab'abazungu, ab'abirabura. Icyo gihe rero byatumye abana babona ko hari ihohoterwa bakorerwa, cyane ko bigishwaga mu ndimi zitari izabo kandi bazakora ibizamini kimwe n'abandi. Noneho abana rero bifuzaga ko bajya babazwa mu ndimi bigamo z'iwabo bumva neza, aho gukemura ibibazo byabo rero abana barishwe. Uyu munsi rero washyizweho n'umuryango mpuzamahanga, noneho ukaba umunsi wo kurengera umwana w'umunyafurika, noneho ukaba warashyizweho kugira ngo duhore tuzirikana abo bana. Uyu munsi rero hano byabaye ibirori, byagombaga kuba byarabaye ejo bundi kuri 16. Hano twarabikoze mu rwego rw'abana batoya b'incuke biga materineri, ariko uyu munsi garagaza bagashaka no kugaragaza amarangamutima yabo bakoresheje impano bafite. Muri bo rero hari abazi kubyina bakinnye, abazi kuririmba baririmbye, abazi kwigaragaza kwiyereka, bakoze defile nziza cyane, defile de mode, kandi byari biryoshye. Wabonaga ko basusurukije na bagenzi babo, nuko gutanga umunezero muri bagenzi babo nabyo ni impano. uyu munsi wakiriye gute byagize? uyu munsi nawakiriye neza ko n'umwarwa ndimujemo nabona byari bimeze neza. Niki baguhaye? Mama igitabo kubera abandi bana bose bakibahaye. ordinateri w'ikigo yaje dutora tubaza indimi na Bob Marley, tuzamo tora abana 8 ajya kubabaza. wowe wabaye ukangaye mu kuzugira waje wakaje bashaka kugiki? Mama igitabo N'icyo gitabo zagikoze ukunda gusoma bimeze gute? igitabo ndagisoma, nkunda gusoma ariko none ntabwo ari cyane. ariko noneho ariko nyine gusoma bituma menya ikindi tuntu nkura mu bitabo tukangira umumaro mu mpano yanjye nakora. nicyo babwira abandi bana icyo nabwira abana ni ugutinyuka gukura amaboko mu mifuka bakagaragaza impano zabo batitinya. iyo bavuze uburenganzira bw'umwana, n'abana b'abanyafurika babona uburenganzira bwabo. iyo bavuze uburenganzira bw'umwana nyine ku mwana ari kumuturisha agakora icyo yiyumvamo akagaragaza nk'impano ye.